Abastars abanzi ubundi ikintu kibaranga uretse ibihangano bariyemera, murabizi muriyemera, ariko umuntu akubajije ngo wiyemera niki ushobora kukibura. Inama nabagira rero, iyi si uzabamaramo umwiyemero nibatakura amaboko mu mufuka. Twongeye kwasuza rero abakurikiye Hirya Niba TV. Uyu munsi rero tukaba nkuko mubibona twasuye AMAG The Black. AMAG The Black rero buriya ni umuntu wiyemeje kwiteza imbere ahereye Rwanda. Urumva akora iyo bwabaga nyine namwe murabibona, turi muri atelier. Frigo arayikora nta kibazo, ibintu byose bikora neza nta kibazo, sibyo? AMAG The Black umeze meze neza ndashima Rurema. Amakuru ni meza, turashima Imana. Ubuzima ariko burabona burimo kugenda neza. Ubuzima ntago ku isi buri kugenda neza ku bantu bose. Haraburi cyane uko bwagendaga siko buri kugenda, bitewe n'ingaruka z'ibyorezo nyine barabiza abantu benshi, ariko iyo ubundi ubyutse kumva birabyukitse kaguruka ukumva birahagurutse, ubu uri kubiba bigenda neza kuko hari ababa batabyutse. Navuga ko ntacyo nshinja Imana. Urabona rero nkuko babibona tugusanze muri atelier, hano hari amafirigo atandukanye. Se tubwire iyi atelier yawe ubundi, cyangwa se ishobora kuba atari na atelier nk'aba oya ntago wagiye kure y'ukuri. Tubwire ibintu bikora ute? Nyine icyo dukora hano nuko dukora amafirigo yapfuye, tukanihugura gukora ibindi bintu by'amashanyarazi. Naturiye nyine iyo firigo ifite ikibazo dushobora kugufasha tukaguha iyo serivisi yo kuyikora. Bivuze ngo ukoratoriye, ariko dushyirana na gaze mu mamodoka, amashambure fluide, amamorgue, ibyo ni ikintu cyose kigendanye n'ubukonje. Bivuze ngo AMAG The Black agenda n'ubukonje, bugendana mu mutwe nkabushyira mu gikorwa cyawe. Yego kabisa. Sasa nuvuga ngo twaje tubibona hirya no hino bavuga ati AMAG The Black akora firigo, ndetse yigisha n'abana gukora firigo, abantu batandukanye, sibyo? Ese ubona wowe ku ruhande rwawe wenda hari icyo byakugejejeho nk'umunyamuzika, sibyo? Burya umuntu akora umuziki, ariko hari ahantu abayakuye amafaranga kugira ngo abashe gukora umuziki, sibyo? Ese n'ubundi amafaranga ajyanye mu muziki wayakuye muri uburyo bwo gukora amafirigo? 100%. Urumva yuko nuvuga ngo original ukora umuziki ugakora na firigo, ariko byose byabanjirijwe na firigo. Nuvuga ngo firigo niyo ibihatse. Niyo boss w'umuziki. Ni ukuvuga ngo bajye bavuga yuko AMAG The Black ngo burya ngo ntabwo ujya wijena. Mbyumva n'abantu bagiye batandukanye. Babijena nabo bigaye ahubwo. Urijena se kwisi. Ntago numva impamvu umuntu yakwijena. Ntago njya nijena njyewe. Ubuzima bwanjye umeze nk'ubw'undi muturage wari we wese. Ni ukuvuga ngo baravuze bati AMAG The Black afite abana agenda afasha. Ese mu bana wafashije hari ababa bari mu kubasha kurangiza wenda wamaze guha ubumenyi bagiye ku isoko ry'umurimo? Yego barahari kandi komeza. Barahari kandi ni ibintu mbona binshimisha. Iyo washoboye kuba wafasha umuntu nawe akaba yafasha abandi cyangwa akiteza imbere, ntago nawe ubyumvishe gutyo uhita wumva ko ari ikintu, ari intambwe wateye. Ntago njyewe ubundi hari ikibazo nkunda kwibaza nti u Rwanda ndufashije iki? Nuko urutembera gusa, nkatembera nkazunguruka Nyabugogo, Gatsata, Musanze, he nta nkunga nanjye nashyiraho. Rero niyo mpamvu nahise mbinyuza
mu gufasha abandi bana b'urubyiruko kugira ngo turebe ko twakwiteza imbere muri rusange. Yes. Urumva ufite abufasha hamaze no kugera ku isoko ry'umurimo, ni ibintu byiza cyane. Ese ugereranyije ni nk'abangahe mu gihe kingana iki? Ugendeye kuri atoriye navuga ko atari benshi, ariko abo nafashije mbere y'uko nshinga iyi atoriye bari nko ku rugero rwa nka 7% mubo nafashije. Uratangira utwibwira genda tubwire igihe umaze hano. Murakoze, nitwa Niyonzima Innocent, munsanze hano kuri atelier ya AMAG The Black. Ejo maze ibyumweru bitatu nibyo maze hano. Mu byumweru bitatu maze hano, ese urabona ufite ubushobozi bwo kuba wakora firigo cyangwa? Cyane. Ubu ni uvuga ngo ushobora kuyifata ukayikonjesha nta kibazo? Yego. Wenda hari aho tutari twagera, ariko byinshi by'ibanze maze kubigeraho cyane rwose, uretse ko wenda firigo bifite ibikoresho byinshi cyane, ariko iby'ibanze ubona ko mu byumweru bitatu umuntu maze kubimenya cyane, kuba yakonja rwose byo birashoboka cyane. Ni ukuvuga ngo wenda urabona waje hano AMAG The Black abigishiriza ubuntu, ariko hari abantu wenda baturuka kure, sibyo, bakaza hano kwiga. Ese ubona nkawe, ubona aka kazi cyangwa se uyu mwuga urimo kwitoza, ubona uzakumarira iki mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ni ibintu bikomeye cyane, umuntu atagiye kure cyangwa se ngo atekereze ngo bizamarira iki kuri ngewe, wabanza ukareba ese uri kuduhereza ayo masomo we ntacyo bimumariye. Urabona ko hari ahantu yageze, kugira ngo utekereze gufasha abandi hari icyo nawe ku giti cyawe waragezeho. Urumva ko rero nanjye nibura ndifuza ko mu gihe cy'imbere kizaza hari ibintu nzaba nshoboye gukora. Urabona umuntu aba agenda akura, uzagira umuryango, uzawubeshaho n'iki, ariko nibura nanjye ndifuza ko ejo hanjye, nkuko n'ubundi atereye numva ifite izina ryiza ejo, nanjye haba hari ikintu naba nshoboye kwikorera naba naragezeho. Ngira ngo narebye bagenzi bawe murimo gukorana bose batandukanye, mbona wambaye ijire. Yego. Ese ko wambaye ijire ni wowe bayobora, ese ni wowe ubizi kubarusha cyangwa ni wowe utabizi kubarusha? Ndagira ngo dusobanurire. Mu by'ukuri kuntu bimeze, amateka y'ijire aba akomeye cyane, ariko iyo baguhaye ijire biba bisobanuye ko usa n'uba ukiri inyuma y'abandi. Hari ibintu uba utarageraho. Iyo rero ukiri gukora cyane kugira ngo uzabashe kubageraho nawe, niyo mpamvu wasanze dutandukanye gutya. Bivuze ngo ndabona hari abambaye jire amasarubeti y'icyatsi, nawe wambaye isarubeti ariko ukarenzaho na jire, bivuze ngo hari urwego uba utarageraho. Yes, bivuze ngo uba uri junior, uri hasi, ariko bivuze ngo urakomeza utwara kugeza igihe uzashyikirira abandi. Yego. Urumva hano kugira ngo babashe kubigisha bashyiramo intera kugira ngo ubakwereke ngo bariya barakurusha, aho bushyiramo intege ubashe kubashyikira. Yego, kubera ko ni ibintu bisanzwe no mu mashuri, niyo mpamvu usanga haba hari mu wa mbere mu wa kabiri, ariko ntago wenda hano ariko twabivuga, ariko iyo ufite ijire biba bisobanuye ko hari byinshi ugikeneye kumenya. Bidashatse kuvuga ko abambaye ariya badafite byinshi byo kumenya, ariko wowe hari ibyo usabwa gukora cyane kugereho, kugira ngo nibura nawe ujye ku rwego rwabo. Dusoza agira ubutumwa waha urubyiruko bagenzi bawe. Hari bumva ko batajya mu bukanishi, urabona hano ni ugukanika firigo n'imirimo nayitiye ingufu ariko ifite ikizazana. Ngira ngo wagira inama bagenzi bawe urubyiruko muri rusange? Wenda inama nabagira, buri muntu aza hano hari ahantu avuye. Hano hari abanyeshuri benshi batandukanye, ndetse nanjye ubwanjye ndi umunyeshuri. Bisobanuye ko rero kuba waba uri urubyiruko ukumva ko utajya muri ibyo bintu no kuvuga ngo ugiye mu mwuga, ugiye gukora iki ngo ntiwajyamo, niba wumva koko hari ibyo ufite byo gukora ntuzabijyemo nyine. Kandi nk'uko nyine binasobanuye, ejo hawe uri kuhategurira iki, urifuza kugera kuki. Iyo ufite ibyo bitekerezo ukavuga ati ejo hanjye ngomba kuba hari ikintu mfite, wibwira ko kizizana. Ntibikaze mu bitekerezo gusa ngo wumve ngo ejo ngo hari icyo nzaba mfite, ariko ntutekereze ngo ese icyo kintu nzaba mfite nzagikura he. Ubusabwa gutekereza naho uzakura icyo kintu. Twese dufite intumbero, n'uwo wasanga wese ari mu biyobyabwenge
burya iyo umuganirije witonze wumva akubwira ko ashaka kugira ahagera ariko se azahagera ariko nk'ibiyobyabwenge ugomba gukora icyo ntago ndi umuntu ntacyo nagezeho cyatuma mbagira inama ariko ni ukugira ngo twumve yuko iyo ushaka kugera ku kintu urakora kandi ntago gukora bivuze ngo ni ukujya kwicara ahantu ngo hagize gute ejo ndi kwiga niyo ibi bintu ndimo gutya nubwo ndi ku ishuri nshobora kuzarangiza nkajya mu bindi bitandukanye ariko iki ni ikintu nzabanza none se AMAG ko ari umuhanzi ntago yamera nk'abandi bahanzi ngo ajye kwicara akora uwo muziki we kubera iki si ibi bintu abizi akaba akubwira ko umuziki ari desert nuko hari impamvu akubwira gutya nuko azi ko ibyo bintu hari icyo abikuramo urubyiruko nyine nirukore nta kindi urabona aka kazi ukora nuko gufasha abanyeshuri ese ntago mbizi niba ubishyuza cyangwa se niba bakwishyura ese ubona bitera imbere ese niba batakwishyura ubushobozi bwo kugira ngo bafashe urabizi aka kazi mukora karimo ibintu byinshi habamo baguette habamo ibiki ibyo byose ni ibintu byo kugura barabigura ahubwo byo bimenye reka nuvuga ngo ngiye ntuye mu Rwanda kandi mu Rwanda habamo ibintu byinshi tugira hari abantu badufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi ari ukugufasha mu buryo bw'imitekerereze umuntu akakubwira ati uko mbibona wabigenza gutya hari abadufasha mu buryo bw'ubushobozi ukabona umuntu aravuze ati nimba abanyeshuri bari aho wenda nshobora kubagurira gaze yo kugira ngo bigireho nshobora ubwo tugendeye kuri ibyo ngibyo hari abadufasha mu buryo bubiri butandukanye natwe tugafata bwa bushobozi tubonye habe bwo gutekereza cyangwa bw'ibikoresho tugahita natwe twitekerezaho tukabibyaza umusaruro w'ubumenyi ariko ntabwo nasiba gushimira uwo bita Keza Shadia n'ubundi sinareka kuvuga uwo bita Olivier hari abantu badufasha bakavuga bati abo bana bacunge nk'uko wicunga. Nitwa Shema Sandrine mfite imyaka 18. Aka ni akazi k'intege. Yego. Ese nk'umukobwa niki cyagusunitse kugira ngo bashe kuza muri aka kazi? Ikintu cyanteye kuba naza muri no atelier naje gushaka ubumenyi kugira ngo buzangirire umumaro imbere yanjye ejo hazaza hanjye kugira ngo nanjye nzabashe kwibeshaho. Hano ngewe nta mbogamizi n'imwe mbona nkuko nabyumvaga mbere numvaga ko bisaba imbaraga nyinshi ariko kuba narabibonyeho nta mbaraga bisaba. Icyo nabwira abakobwa bagenzi banjye batari babasha kugera hano nuko nabo bakwikuramo ubwo bwoba bakaba baza hano bagashaka ubuzima nabo nkuko nanjye naje. Maze ukwezi. Ese ubu ngubu ufite ubushobozi bwo kuba wabasha gukora firigo igakonja neza cyangwa ubushobozi bwe ndabufite. Bivuze ngo ubu ngubu ugeze hanze umuntu ukabona ikiraka wahita utangira gukora? Natangira rwose. Okay, byiza cyane. Ngaho gira inama rero ugira urubyiruko abakobwa bagenzi bawe bagifite ubwoba cyangwa se bagifite kwitinya kugira ngo babashe kuza gukora aka kazi. Icyo nabashishikariza ni ukwikuramo ubwo bwoba mbere na mbere bakaba babasha kwiyumva ko nabo bafite icyo bashoboye. Bakaba yenda niyo bataza hano hari n'ahandi bajya ariko bakabasha gutegura imbere habo. Ariko icya mbere nuko tumenya ngo ibyo turi kwiga turi kubifata bimeze neza ejo byatubyara. Babonye ko hitwa ejo ya nayibonye hari intumbero yacu rero ni ejo. Bivuze ngo intumbero y'iyi atelier yawe cyangwa se umushinga wawe wo guteza urubyiruko imbere ni kugira ngo ejo narwo ruzateza abandi imbere bigende. Yego. Peti amakuru? Ni sawa. Ndabona uri agapeti ufite imyaka ingahe? Mfite 14. 14? Usanze muri atelier ya AMAG yitwa ejo. Ese wageze hano ute? Mbwira ukuntu watekereje kugira ngo uze kuvuga ingenge kugira ngo nkora filime. Ngewe igitekerezo AMAG yakinzaniye avuga ati waza nawe ukiga nk'abandi. None ufite igitekerezo ari ingirakamaro kuri ngewe ejo hazaza hanjye. Ni ukuvuga ngo ese ufite imyaka 14 wari usanzwe wiga cyangwa? Nigaga. Wiga mu kangahe? Niga mu wa mbere. Mu wa mbere secondaire.
ni ukuvuga ngo watangiye uvuga uti ngiye kwiga segonderi ariko hazamo umwanya nk'uyu nguyu uvuga ati ngiye gutangira gukora firigo. Ese kugeza uyu mwanya sibyo umaze igihe kingana iki wiga akazi ko gukora firigo? Njye nakurikiraga amasomo nyine, ari amasomo agendaga batanga kuri online, njye narayigaga, naje icyumweru gishize nibwo naje. Ni ukuvuga ngo ubundi wajyaga wiga online none buri muri pratique. Ese tuvugana uyu mwanya uyu munsi urumva ufite ubushobozi bwo kuba wakora firigo ikarangira? Ubumenyi urahari ariko nyine icyo ubwo bushobozi ndabufite ariko ntabwo ndarangiza kwiga. Ni ukuvuga ngo urumva uyu munsi bakuzaniye firigo idakonja na gakeya wageze ukayikonjesha kabisa? Rwose. Cyangwa wayishyushya nka? Nagerageza. Wagerageza ukayikonjesha cyangwa wagerageza ukayishyushya? Nagerageza nkayikonjesha. Bivuze ngo igihe wamaze wiga online nta kibazo wigeze ugira, hari icyo wiyunguyemo? Cyane. Urabona wize online sibyo? Noneho uri muri pratique urabikora ubireba. Ese ukurikije ubona ibyakwinjirije ubumenyi ni ibihe? Ni ukwiga online cyangwa ni ukwiga? Oya, online yari iri kunegura. Noneho nzanga kuri pratique mbona uko bigenda, ijye kuri tero uko biba bimeze, mbese byose byangiriye akamaro. Byakugiriye akamaro? Ubu ni uvuga ngo ugiye kurangiza gukora kwiga gukora firigo, nurangiza urumva uri umwana mutoya urumva uracyari mu ishuri. Ese wumva hari igihe uzajya ufata umwanya wawe ugakora firigo? Mfata nk'ikiraka ahantu nko ku ishuri, ibintu nk'ibyo. Ubu ni uvuga ngo ugiye kujya ku ishuri n'amafirigo yaho ugiye kujya uyakora vuba cyane? Ngira ngo uri umwana mutoya imyaka 14, ese ni iyihe nama wagira abana bagenzi bawe mu bihe nk'ibi ngibi? Uri muri ntabwo twahita vakanse ariko nibura mu gihe cya vakanse urabagira iyihe nama kugira ngo nabo babe babasha gutekereza nk'uko watekereje, basangize kuri iyo ntambwe wateye, icyo ubona izakumarira nabo bagira inama kugira ngo nabo babashe kuba baza muri uyu mwuga? Inama nabagira, kwicara mu rugo ntabwo ari byiza pe, ni uguhaguruka ukaza ugashaka, niyo utakora firigo ugashaka ikindi kintu waba ukora kugira ngo nyine uzagende ufite mbese ubumenyi, hari ubumenyi wari ufite muri iyo vakansi. Ni ukuvuga ngo urabona umaze umwaka umwe wiga muri segonderi sibyo? Covid yaraje iragukereje sibyo? Ese urabona mu gihe umaze hano hari umwanya ugeze ubona ngo ubashe gukora nk'ikiraka kuri iyo firigo? Hari abantu bajya bakugezaho ibiraka bya firigo ku buryo? Oya, ikiraka ntabwo ndakigeraho ariko kiri hafi. Kiri hafi? Kiri hafi. Urizeye cyane? Ni ukuvuga ngo bivuze ngo n'ibyo ubabwiriza nubwo ubigisha ukabigishiriza ku buntu, nabo ubabwiriza nabo kuzajya kwigisha abandi? Ntabwo bura ikintu cyitwa gufasha umuntu agishyira mu ndi. Hari abazajya kwigisha abandi bakabaca amafaranga. Yego. Muri bano hari abazajya kwigisha abandi ku buntu, ariko icyo nabifuriza ni uko bazigisha abandi nk'uko nanjye, ntabwo karagiteri zacu twese zimeze kimwe. Ubwo rero byanyura mu buryo bw'amafaranga cyangwa mu buryo bw'ubufasha, uko bazabigenza njyewe mba mbakarabye ni ibyabo. Nko muri ibi bihe turimo hari igihe ubona akazi nyine kaba karabuze, ariko urabona nko muri ibi bihe bya Covid turimo ukavuga uti umwuga umwe ushaka utazangirira akamaro washakiraho undi. Akazi wakoraga wenda ukabona karahagaze ukavuga uti reka nshyakireho undi wenda mbashe kuba ikindi gihe. Burya no kwicara utunze umwuga umwe ntabwo ari byiza, biba bisaba kuba uzi utuntu twinshi. Nicyo cyansunitse mvuga ati reka ndebe ukuntu nazajya kwiga amashanyarazi, wenda ejo nazagiramo ukuntu yazansukuma imbere. Nsanze rero urimo guterateranya insinga n'icyaha, ariko nibajije ese nta mashanyarazi urimo gukora? Ese uri muri pratique bimeze biti? Ubu ngubu iyo tumaze kwiga teori dushyiraho pratique. Ubu narindi kuri pratique
y'ibyo dushobora kuba twarize wenda nk'ejo muri teori, kuko iyo tumaze kubyiga muri teori dushyira kuri paratike. Ubwo niyo mpamvu unsanze hano, ubwo nayo ndi kugerageza gucana ano matara, guhera hano ngomba kuyacana yose akaka. Yes, uragize uti nari ndimo kugerageza. Ese wagerageje birakunda cyangwa ndabona bitaka, ariko se wagerageza tukareba niba bibasha gukora nibura, tukagira tubere ngo ese iminsi umaze hano wiyunguye iki? Byakaka kuko ubizamo ubizi. Reka mbigerageze. Wenda wagerageza kutubwira ukora, tubwira ati mbigenza gutya nkagira gutya. Iyi ni interrupteur nafungaga, usanze maze gufunga iyo bita soki, ariyo bashyiramo itara. Iyi nafunga interrupteur ariyo bakanda nyine bagira ngo batse itara ryacu. Urabona insinga zazanye umuriro ziva kuri cash power cyangwa kuri fizibure. Ni urunguru rw'ubururu, uru ni umutuku. Purize urayibona nayo usanze maze kuyishyiraho. Ubu icyo ngomba gukora ni ugucana itara ryanjye, noneho nkakupura iyo bita fizibure. Aka ngaka ni agatashi gafatira itara. Ubu ndakeka nari ndangije. Ubu ngiye gukupura kugira ngo ncane itara rya mbere. Ubu ndakomeza aha cana iyo bita double allumage, ariyo iyi ngiyi. Nze gukomeza aha ngaha ngere ko izo bita mashema. Tugiramo ibintu bita mashema, hari iyo bita shema 6, shema 7. Ubu nibyo nza gukomeza gutya paka mbirangije. Ubwo ngiye gukupura hano kuri fizibure, hanyuma ncana itara ryanjye. Wabibonye ko ryatse ubu ngubu. Ubundi ukanarizimya. Uyu ni purize nyine bacomeka ibyo ushaka gucomeka. Uvangiramo telefone, ushobora gushyiramo buri kimwe cyose washaka. Buri kimwe cyose wagishyiramo. Ngira ngo rero wenda dusanze ukora iby'amashanyarazi, urabona ko uko byagenda kose iminsi uhamaze hari icyo ushoboye. Ese urabona intumbero yawe ni iyihe kugira ngo abantu nibura n'uwumva uri muri uyu mwuga nawe bimukururire kuba nawe yaza kuba yakwiga amashanyarazi hano kwa AMAG The Black? Icyo nashishikariza abantu ni ugutinyuka ikintu cyose ukumva ko wagikora, kuko ntabwo gukora ikintu kimwe ni ejo gishobora guhagarara ugakora ikindi. Buri kintu cyose urabona nk'iterambere tuba tugezemo, amazu aba yubakwa, umujyi uba ugenda waguka. Ni ibintu biba bidufitiye akamaro ejo bizatuteza imbere n'imiryango yacu.
tukabasha kwibeshaho. ngira ngo hano kwa AMAG The Black mwigira ubumwe sibyo cyane. Wenda ngira ngo uramutse urebye ukareba ubuzima bwawe ejo hashize mbere y'uko uza hano sibyo n'uyu munsi ese waba waratangiye kubyaza umusaruro uyu mwuga yatangiye kukwigisha? Kubera ko tuba tubitangiye vuba ntago turabibyaza umusaruro, ariko nkeka ko ntago nimara kubifata byose nkarangiza hano ntago nzajya kwicara, kuko ubu turacyarimo turabikoramo neza, turacyari kubishyira mu bikorwa kugira ngo tuzabashe kugira ngo tuzatubesheho ikindi gihe. Biragoye kumva umuntu nka AMAG The Black amazina nyirizina hajya ni Hakizimana Amani. Kumubona umuntu w'umusitari wafashe inzira akajya mu muziki ndetse ukanamuhira akajya muri guma akanayitwara, biragoye kumubona yambaye. Nayigiyemo ariko ngira ngo ikintu kigendanye n'umuziki ubu ukihoreye, kuko impamvu wansanze nambaye gutya ibyo bindi twabyorera tukaganira kuri ibi ngibi. Nagira ngo nse nkubihuza, ntago natwaye guma nayigiyemo, ariko music ni nziza cyane iyo ukora ikunze. hari indi level kugezaho, ariko uyu munsi numvaga twakwiganira kuri ibi ngibi. Urumva nashigira ngo mbisanishe kuvuga ngo umuntu wabashije kujya mu muziki agatera imbere ndetse bakanamumenya cyane, bimwe by'iminsi bita Abastars, biragoye kugira ngo umubone yambaye nanone isarubeti ari mu kazi yashyizemo intege. AMAG The Black, tubwire ibanga ukoresha kugira ngo ugire uwo mutima wo kumva ko wakura amaboko mufuka. Biragoye kuzabona umuntu witwa umusitari hanze hano yambaye isarubeti ari makanika, niba yarazi gukanika ahubwo yinjira mu muziki akaba umusitari akaba umuntu utikoraho nk'uko bajya bivuga. Tubwire uwo mutima uko. Ariko ibyo bintu byo kutikoraho ni ibintu byo kutikoraho njye singendana nabyo. None se ubwo umuntu utikoraho yoga gute? Ni ikibazo gikomeye. Uwo muntu ni n'umunyamwanda deja. Umwanda no uzubwo wakoga se cyeka afite abamwoza byaba ari ikibazo. So rero njyewe ntago ibanga nkoresha ni ikintu cyitwa gutinya ubukene. Iyo watinya ubukene mu buzima bwawe bwari bwo bwose, yewe urabona nabo bambaye amasarubeti bari mu kazi, bancuje nanjye ndi mu kazi, ariko akazi gatuma isaha n'isaha ubukene iyo bukugezeho. Navuga ko akazi ari antibare y'ubukene, akazi kanyuze mu mucyo gakozwe neza. Ni gutyo rero njyewe meze, ntabwo wambwira ngo nta kiraka mfite cyo kuririmba ngo nkomeze nicare, byavunana. Ndambara isarubeti nkashakisha, n'ubundi nibongera no kurekura ibintu by'imiziki byo kuririmba nzongera nze mbavune. Barabizi bo baba babizi, nibashaka babyihorere ku ntege, barabizi ni ibintu biri confirm. None nzazana nabavuna mfite n'amafaranga, mu gihe nabavunaga nta nayo, none ubu ngubu uri murayarunda bihorere. So rero ikintu navuga, kuba umusitari ntabwo bivuze kugenda ngo heze inguni ngo ngere ngo iki cyorezo cyaje ngira ngo kimajije kwigisha abahanzi benshi. Utarize ubwo nyine n'ubundi ni umuswa. Nimba ahantu udashobora kubona ahantu uririmbira wagakwiye gutungwa n'umuziki, uzatungwa nawe. Ushobora kuba brand, ushobora kubrandinga amaproje y'abantu, ukaba ambasaderi w'ibikorwa bimwe na bimwe, ariko nabo umenye ko bagiye kuguha akazi
ariko babonye ahantu waperforminze n'ukuntu wabigenje. So nimba turi abahanzi bagera mu 1,100 cyangwa 5,000 mu Rwanda, twese nta hantu dufite turirimbira. Yego. Dukomeze twicare mu rugo ngo turi abasitari. Ubu ngubu abasitari nzi ni bano banyeshuri banjye, nta wundi musitari nzi kabisa. Kuko nibo turi gushayiningana, nibo turi kumwe, turi in touch. Yes. Amagi, urabona buriya ikintu bita kwigisha bimeze nk'impano, ntabwo ari ibintu bya buri wese ku buryo umuntu yabyiyangajamo. Abenshi babijyamo kubera ko bashaka gushaka amafaranga runaka, umuntu akavuga reka njye kwigisha kubera ko hari ikintu ndi bukuremo, ariko kugira ngo wiyangaje uvuge ati njyewe ngiye kwigisha abantu, buriya ntabwo ari ibya buri wese. Ntabwo biba byoroshye. Ese Amagi sinzi, ariyo mpamvu nkubwira ko atari ishuri, ari atoriye, naho bakorera. Si usanze bakora nuvuga ngo ntabwo ari ishuri, ni atoriye dukoreramo, twebwe dukorera hano. Birumvikana. Urumva akenshi buriya usanga uburyo umuntu yarezwe nibwo bumuranga mu mibereho ya buri munsi. Ese ibi bintu byo gukora amafirigo cyangwa se ibintu bya mekanike, hari umuntu wigeze abigira mu muryango wawe ku buryo uvuga uti njyewe, mbese iyi mpano yo gukora ibi bintu, ubushake ushyiramo kugira ngo ubashe gutera imbere, guteza imbere bagenzi bawe, urubyiruko, uyikurahe? Yego, nakubwira ko muri famiye yanjye ni naho mbikomora. Papa wanjye nibyo akora, ntabwo yigeze nshyiramo ikiziriko ngo ngwino wiga ibi bintu. Narabirebye mbona ko mu rugo batugurira umugati, nkabona twambara neza, twiga, nkamenya ko source y'ibyo bintu ari ibi bintu byo gukora, kuvuga nuzi ko ahantu koko bishoboka. Nubwo rero nahise nataka, ndavuga nanjye ngomba gutunga umuryango, ngomba kubaho meze neza. Nkimara kwataka nanjye mbangaburiye abandi bantu. Rero nabo ndashaka ko nyine bataka nabo bakagaburira abandi. So rero ni gutyo, ni ibintu by'uruhererekane. Ba mbere ya toriye cyangwa nabo muri atoriye? Muri atoriye na mbere ya toriye. Muri rusange nuvuga ngo ntago habura abantu 28. Yego. Ni ukuvuga ngo byagutwaye amafaranga menshi kandi nyamara uwo ubigishiriza ku buntu. Amagi, ugereranyije uyu mushinga wawe cyangwa se iyi atoriye yawe, umaze nko kwishoramo amafaranga angana gute kugira ngo ni byinshi, ni amafaranga menshi cyane, ariko ntekereza ko atazarangira atagarutse. Niyo atagarukira njye, hari abandi azagarukira. Nibura bariya wigishije bazagende nabo abagarukire. Cyangwa se agarukira umuryango wanjye, cyane nanjye ngarukire, bibaho. Ni amafaranga menshi. Ntabwo nkunda kubara amafaranga cyane, ariko ni menshi. Burya amafaranga yarenze miliyoni zigera muri 3 aba yabaye amafaranga menshi. Miliyoni 5 aba ari amafaranga menshi ku myaka umuntu aba afite. Ariko nshobora kuba wenda nesitimye neza ni nka miliyoni zigera muri atoriye miliyoni nk'esheshatu n'igice zimaze kuyigendaho no kwigisha abanyeshuri. Yes. Kugira ngo uko bambara urabibona, uko ibikoresho bigiraho urabibona, ariko nkaba mbona nubwo ari miliyoni zigera muri 6 n'igice gutyo, imbere nkaba nkabona 65. Urateganya ko nuvuga ngo iyi ni investment urimo imbere ho ndi kuyabonayo kabisa. Ninacika intege, sibyo ko gucika intege ntago ari ibintu bindanga. Ariko ndi kuyabonayo kabisa. Ndayabona. Kuvuga ngo uravuga uti ngewe nubwo amafaranga ntabona inyungu y'amafaranga ku ruhande rwanjye, ariko nibura nabo nigishije bazagenda bayabone, ayo nayo ndayabara mu nyungu y'ibikorwa ndimo gukora. Nuko ngo nimba hari umwana umwe wize ibyo bintu akaba yajya muri societe,
ushobora gufasha abandi barumuna be cyangwa bakuru be cyangwa base na ba nyina, iyo ni inyungu. ni inyungu. Abantu rero bazi ko inyungu ari mpereza amafaranga, ntabwo ari gutyo rero ngewe ntekereza. Ntekereza imbere cyane, ahubwo nkazashiduka wa muntu wize cyangwa se wasobanukiwe ibyo namubwiye, nka nyuma y'imyaka 10 ashobora kuvuga ati sha waramfashije. Ibyo rero akaba yakwitura cyangwa akaba ubuzima tubayemo twese ntabwo bumeze kimwe. Ariyo mpamvu dufite ibanga ry'uko Imana yaduhishe ejo uzaba umeze ute. Rero mu gihe ufite okaziyo yo kuba wafasha abantu utazi aho muzahurira ejo, waba ubikoresha. Rero AMAG The Black, ngira ngo urabona ko iyi gahunda yawe ni umushinga wagutse nubwo wenda ukiri mu nzira. Ese ubona intumbero yawe kuri iyi gahunda yo gukora ibi bintu ubona ari iyihe? Cyane ko nigeze kumva ko ufite n'agaseke ushaka kuzakora ugakonjesha, sibyo? Iryo ni ibanga ryawe, wenda ntabwo ndi bukubaza ibizaba bigakozemo imbere kuko abantu bazakabona, ubwo bazakamenya bakabonye. Ariko intumbero yawe muri ibi bintu, intumbero mfite niyo kuvuga ngo nkeneye gukura abantu benshi mu bushomeri. Byiza cyane kabisa. Ibintu byo kwirirwa umuntu yicara avuga ngo akazi karabuze, burya iyo ukomeje no kubivuga cyane birakokama, ukajya wicara uvuga uti akazi ko kabuze. Intumbero mfite rero ni uguhaguruka mu bitekerezo ukajya gushaka ku kazi kabuze. Kabura gatariko, ntabwo akazi kabuze, akazi karahari. Ahubwo imitekerereze n'imyumvire y'urubyiruko rw'iki gihe ni ukwicara baririmba iyo ndirimbo, akazi karabuze, akazi karabuze gusa, kandi akazi karuzuye. Twabuze dufite utuzi twinshi twabuze n'abo tutwoherezaho kubera kugira akazi kenshi. Bivuze ngo hano bajya bazana Frigo si ngizi se imwe 5 5 6 zirimo nozi nazikora zose, ntabwo wazikora zose cyane. Birumvikana ko akazi karahari, nicyo gituma wenda hari n'izindi zihari tutari twajya gukora. Hano atelier ye winjiramo umuntu ukaza ugakora akazi neza. Urumva ntabwo ari umuntu wese wapfa gutekereza ibintu nk'ibi ngibi bifasha abantu muri rusange, ariko AMAG The Black yateye intambwe mu bambere, cyane cyane ko ari n'umustar muri iki gihugu cy'u Rwanda. Atera intambwe, ashaka guteza imbere urubyiruko. AMAG The Black, ngira ngo wenda dusoza, ndagira ngo uhe ubutumwa abahanzi bagenzi bawe, abastari, abahanzi. Ubundi ikintu kibaranga uretse ibihangano, bariyemera. Murabizi, muriyemera. Ariko umuntu akubajije ngo wiyemera niki, ushobora kukibura. Inama nabagira rero, iyi si uzabamaramo umwiyemero nibatakura amaboko mu mufuka. Kuririmba ni byiza, nta muntu wanga gususuruka, nta muntu wanga ubutumwa bwiza, abaririmba gospel cyangwa ariko ibyo bintu byose ubuzima mubamo ndabizi ko bubahenda, kandi urumva ko icyo bazanyemo ikintu cyo guhenda bisaba amafaranga. Bagomba gukora. Njyewe umuziki nawugize nka desert. Nuvuga ngo iyo nishimye nitangira kwiririmbira. Narangije akazi. AMAG The Black rero urakoze cyane ku mwanya wawe uduhaye, nubwo uri mu kazi ariko uravuze uti reka nibura mbahe umwanya mbaganirize. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane, kandi uzajya ureba hano uko hasize, nugaruka ukaba ari kuhasanga, uzambaza icyo kibazo utari ko kudatera imbere bite byawe kweri, ibintu urimo ni ibiki. Urumva rero, ubwo iyo nihaye uwo muhigo, urumva ko nihaye umuhigo wo kuvuga ngo nugaruka wenda uzasange hariho nk'akara, ntabwo uzabura ikintu cyahindutseho. So rero mwakoze namwe, turabashimiye.
Amagi urakoze cyane. sawa namwe murakoze Imana iguhe umugisha. murakoze cyane Sawa.